Nshuti bakunzi bacu turabaramukije mwese aho muri hose mu byerekezo bitandukanye by'isi, ari abadukurikiye mwumva ikinyarwanda, murinda bizi muri benshi, haba muri Afurika ndetse no mu mahanga ya kure no mu bihugu bya kure. Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nizere ko muri amahoro rero aho muherereye hose mu byerekezo bitandukanye. Nanone ariko ntago abantu bose bashobora kuba amahoro, kuko isi turimo ntabwo ari isi y'amahoro. Isi turimo ni isi y'imiruho n'imibabaro, ariko turashima Kristo kuko ajya duha kwihangana, kuko nasomye ijambo ryiza rivuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa se kubatera agahinda. Imana ishimwe. Wowe rero uri mu bihe by'umubabaro, uri mu bihe by'agahinda, ntabwo Imana yacu inejejwe nuko uri mu bihe by'umubabaro, kandi niyo mpamvu idashobora kugutererana ngo ujye kure yawe. Iri hafi yawe, iri mu ruhande rwawe. Komeza uyiyambaze, niyo yonyine ibasha kumara intimba n'umubabaro. Imana ishimwe rero. Ngewe turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Atanazi. Nifuje rero ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga gushima Imana. Gushima Imana, imbaraga ziri mu gushima. Ariko intego y'icyigisho iravuga ngo gushima Imana biyitera gukora. Gushima Imana biyitera gukora. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ni ijambo ritari bumare, ikiganiro kitari buze kumara umwanya munini rwose, kiri bumare umwanya mutoya ushoboka, ariko ushobora kugira icyo ugusigira. Iyi ni Tuzatabarwa TV. Turabakunda kandi turabashima ko mukomeza kudukurikira mukora subscribe. Reka dusenge Imana. Turagushimye iteka Mana nkuru, turaguhimbaje Jehova Rafa, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Tunezezwa n'uko uri Imana yacu, biratunyura kandi bitugera ku mutima. Dufite ishyaka ryo kubivuga, twumva twabirata tukabivuga aho batakuzi, bakamenya ko uri Imana ishobora byose, bakamenya ko uri Imana ihindura ibyanze guhinduka, bakamenya ko ari wowe wenyine ukora ibyananiranye, ibyo abantu badashoboye urabishoboye. Ntawabasha gukesha ijoro, ariko ni wowe Uwiteka utegeka ijoro rigacya. Ntawabasha gutegeka amanywa, ariko urayategeka akakurwaho. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira kuko waduhaye Kristo. Ibyo dukorera muri ubu buzima ni byinshi. Ukomeza kuturinda umubi, ukaturinda imitego n'imigambi by'abadayimoni, ukaduha ubuzima. Turanezerewe kandi ubwo uriho natwe tuzabaho. Himbazwa rero. Komeza wigarurira imitima yacu, uyiyegereze cyane, twuzuza umwuka wera. Imbaraga z'umwuka zibe muri twe muri ibi bihe bya Pentekote. Uduhe kuzura imbaraga zihindura amateka n'ubuzima. Uduhe kuzura imbaraga zidushoboza kwizera kutanyeganyega. Uduhe imbaraga z'umwuka wera ziduhishurira ibizaba mu bihe biri imbere, ibitagaragarira amaso y'umubiri. Umwuka wera ajya biduhishurira tukabibona. Urakoze, turagushimye. Udukomereza amaboko ntatentebuke, amavi yacu yo gusukumwa, kandi uduhumure amaso kugira ngo tumenye ibyo udukorera n'iby'imbaraga zawe. Urakoze, turagushimye. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga cyane mu mitima y'ubwoko bwawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dusoma ijambo riri muri Zaburi 150, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa mbere haravuga ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi.
muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya, haleluya, amena. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ritubwira gushima. Iyi zaburi uhereye kuri zaburi 149, ntabwo ariho gusa, ahubwo ndabona harimo ni zaburi nyinshi zivuga gushima, uhereye no ku 147, aho itangira ivuga ngo kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, nuko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Gushima kurakwiriye, nibyo koko. Zaburi ya 147 niko itangira ivuga. Noneho 148 yo iratangira ivuga ngo nimushimire Uwiteka mu ijuru, nimumushimire ahantu ho mu ijuru, mwa bamarayika be mwese mwe nimumushime, mwa ngabo ze zose mwe nimumushime. Ni zaburi ziryoshye cyane mu by'ukuri, ni zaburi iryoshye cyane, zaburi yo gushima. Noneho umva 149 nayo iravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be, ubwoko bw'Abisirayeli bunezerwe umuremyi wabwo, abana b'i Siyoni bashimire umwami wabo. Haleluya, haleluya. Bashimishe izina rye imbyino, bamuririmbishirize ishimwe, batambire ishako, batengerere inanga. Muvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Nuko ijambo ry'Imana ritubwiye ni zaburi yo gushima, uhereye kuri 147 ukagera ku 148, 149 n'150. Ni zaburi zo gushima gusa, aho ijambo ry'Imana ririmo riratubwira nimushimire Uwiteka herahe, nimumushimishe ijwi ry'inanga, nimumushimisha amajwi arenga. Mwene data, Imana yitwa Uwiteka dukorera inezezwa nuko imitima yacu ishima. Kandi gushima ni igikorwa gihera indani, ntabwo ari igikorwa gikorerwa inyuma gusa, kigaragarira inyuma, ahubwo ni igikorwa gihera mu mutima w'umuntu, kikagenda kikagera mu mutima, kikawigarurira, kigafata amarangamutima. Imana ishimwe cyane. Cyamara gufata amarangamutima, kikigarurira amarangamutima yose, ukumva umutima wawe wuzuye amashimwe, ukumva umutima wawe wuzuye umunezero. Ntabwo wafata umwanya wo gushima udafite amashimwe, kandi ntabwo wafata umwanya wo gushima udafite ibyo ushima. Ntabwo byashoboka. Umutima urabanza ukanezerwa, ukagira ibyishimo, hanyuma warangiza ugashima Imana ikoze ibyo ngibyo kandi yakoze n'ibindi. Ukavuga uti Uwiteka, ubwo wakoze ibi ngibi ndimo ndabona, ubwo wampaye ubuzima, ukaba warageretseho n'ibi ngibi, ni ikintu gikomeye cyane kinyemeza yuko n'ibindi uzabikora. Haleluya! N'ibindi uzabikora kuko ufite imbaraga kandi uracyari ya Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Imana ishimwe cyane. Mwene data, hari igihe shitani ajya atera umuntu akamuboha, akakwereka ibyo Imana itaragukorera, hanyuma yarangiza akakwereka ibyo yakoreye abandi uzi biruta ibyo yagukoreye, akakubwira ngo wowe Imana yagukoreye iki, akaguhisha ko ufite ubuzima,
akaguhisha ko ukiriho, akaguhisha ibyo yagukoreye. Shitani akaguhisha iby'Imana yagukoreye, akakwereka ibyo itaragukorera. Mwene data, reka nkwinginge, ntukarebere Imana mu byo itarakora, ujye uyirebera mu byo yakoze. Mwayihereje icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwe. Turebye iby'Imana yadukoreye n'iby'imbaraga mwene data. Iby'Imana yadukoreye n'iby'imbaraga. Iyi si turimo iraturwanya, Shitani araturwanya, umubiri uraduhiga kugira ngo byose, Shitani abagambiriye kugira ngo byose bidutandukanye n'Imana yacu, tuyikureho ibyiringiro, tuyikureho kwizera, duheranwe n'amaganya, hanyuma isi itwigarurire. Ariko ndakwinginze, wiheranwa n'isi, wiheranwa n'isi, wiheranwa n'isi. Isi nimbi ntabwo idukunda, Shitani ntabwo adukunda, azi ko dufite Imana yitwa Uwiteka. Ibyo rero biramubabaza, bimutera agahinda cyane. Azi ko tugana hera, kandi we ntajyanayo, yavuyeyo, nta n'ayandi mahirwe afite yo kuzagerayo. Niyo mpamvu akora ibishoboka byose, akora ibishoboka, akora ibishoboka byose, yakora igishoboka cyose. Shitani yakora igishoboka cyose kugira ngo agukure mu nzira y'agakiza, yakora igishoboka cyose kugira ngo niba utarakizwa ntuzigere unabitekereza. Ariko ndakwinginze, menya yuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Imana kubw'urukundo rukomeye rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana yaranditse aravuga ngo bene data, dusangiye imibabaro, ibyago n'amakuba biri muri Kristo Yesu. Aho naho harimo kubabazwa, ibyo nabyo birimo, ariko ntabwo bijya bizamuka ngo birute umunezero nanone uri muri Kristo Yesu, kuko tuzi aho tujya. Ibyo bidutera ibyishimo, biduha umunezero, bikaduha amahoro, bigatuma intambara zitaduherana, bigatuma amaganya ataduherana, kuko tuzi yuko nubwo tubabarizwa muri iyi si, amaherezo tuzayisiga. Hari umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo iwacu si no mu biru byumve nza gusiga, no gutubeshya twe turabizi uzabora. Naragusize ngo naragutijwe ngo nkorera Imana, genda mubiri uzasigara. Naragutijwe ngo nkorera Imana, genda mubiri uzasigara. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagana iwacu, iwacu sino, iwacu sino. Ariko igihe tukiri muri iyi si, igihe tukihari, igihe Imana ikemeye ko tuba tukiri muri iyi si, mureke tuyishime, tuyishimire mu iteraniro ry'abakunzi bayo. Tubwire abantu ngo ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Tubwire abantu ngo ni Imana yuzuye urukundo n'imbabazi bitanyeganyezwa, ni Imana yuzuye urukundo ruruta rw'ababyeyi batubyaye. Mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure, muyishimire iby'imbaraga yakoze. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo iby'imbaraga yakoze ku buzima bwawe ni byinshi cyane. Icyo ubura ahubwo ni ijisho ribikwereka, ni ijisho ribiguhishurira. Niyo mpamvu ngo usengeye ngo Imana iguhumure ijisho ry'iburyo, kuko ijisho ry'iburyo niryo rimenya icyo Imana yakoze, niryo rireba rikamenya imbaraga z'Imana. Ijisho ry'ibumoso ntabwo ryabasha kukwereka iby'Imana yakoze, iby'imbaraga yakoze. Ariko Imana ndagusengeye iguhumure ijisho ry'iburyo kugira ngo ubashe kumenya iby'Imana yakoze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye. Nimushimire Imana hera hayo,
muyishimire mwisanzure, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye. Impundu nizivugirizwe Jehova, inanga zimucurangirwe, ibyuma by'amajwi arenga nabyo bimuririmbire. Impundu nizivugirizwe Jehova, inanga zimucurangirwe, ibyuma by'amajwi arenga nabyo babicurange. Dirijante wanjye ntabwo ahari, niwe ujya unyigisha kuririmba, ariko icyiza cyo muri Kristo Yesu ntabwo ari amarushanwa. Umuntu aririmba uko afashwa, umuntu aririmba uko afashwa, kandi Imana ntabwo ireba ntabwo buriya abantu ntabwo bazi ko Imana, ntabwo bazi icy'ingenzi ku Mana. Imana ntabwo ireba uburyo ukora ibintu, ahubwo ireba impamvu ukora ibintu. Haleluya, haleluya. Imana yita ku mpamvu y'ikintu kuruta uko ikintu cyagenze. Imana yita ku mpamvu waririmbye kuruta uko waririmbye. Imana yita ku mpamvu ubwiriza kuruta uko ubwiriza. Haleluya, haleluya. Imana yita ku mpamvu ukora imirimo iyi myiza yo gukiranuka, yita ku mpamvu kuruta uko ubikora. Niyo mpamvu igihe cy'amaturo abantu bagiye gutura bagatura menshi, ariko umwami wacu yabireba akabona agakecuru kagiye gutura kagatura igiceri kimwe kari gafite, akakabwira ati umutima wawe ndawubonye. Yari ibonye impamvu, burya ntabwo ari kiriya giceri yari ibonye kuruta ibindi, ahubwo yari yarebye impamvu. Umukecuru agiye gutura ituro rye ari ryo afite gusa, ariko impamvu iri kumurika umutima aravuga ati mfite ibyishimo, ngomba gutura umwami wanjye, nkamutura amaturo, nubwo igiceri aricyo mfite reka aba aricyo ntanga. Ariko abandi bakoze kuya basagutse, baragiye baratuye, mu by'ukuri bamwe impamvu ni ukugira ngo barimo bararuhukiramo, bari bananiwe kwicara. Abandi baravuga bati reka tugende banatubone babone ko twaje. Abandi impamvu ni nyinshi cyane, ariko umwami yitegereje impamvu y'umukecuru abona ni impamvu iri fatikabure. Umuntu umwe yajyaga atubwira ati ibyo bintu urabona biri fatikabure, urabona bifatika mu by'ukuri? Nabona ni impamvu ifatika, ni impamvu ikomeye cyane. Imana rero yita ku mpamvu kuruta uko ibintu bikorwa. Yita ku mpamvu dukora, yita ku mpamvu idutera gukora kuruta uko ibyo dukora bigaragara. Muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Dukwiriye kugira imitima ishima kuruta ibindi byose. Kandi inshuti yanjye, umutima ushima Imana irawukunda. Imana ikunda umutima ushima. Imana iyo igize ikigukorera hanyuma ukayishima, ukagira amashimwe mu mutima ugayishima, Imana iranezerwa kandi bikayitera gukora ikindi. None se wowe itangeho urugero, cyangwa ureke ngo utangeho urugero. Iyo ukoreye ikintu umwana wawe ukabona ntanyuzwe, ukabona aho kugira ngo yishime arababaye, uwo mwana ugira ishyaka ryo kugira ikindi umukorera. Ni koko ntabwo wareka kongera kugira icyo ukora, kuko n'umwana wawe, ariko ntabwo unezerwa. Ariko noneho gira icyo ukorera umwana wawe nubwo cyaba gito, ubone kiramunejeje. Akubwira ati mama wanjye urakoze cyane. Akubwira ati papa wanjye urakoze cyane. Ibyo birakunezeza, ukumva ufite ishyaka ryo gushaka ikindi kintu wamukorera. Uko niko Imana yitwa Uwiteka nayo imeze. Inezezwa n'umutima ushima, inezezwa n'uko duhishurirwa ibyo yadukoreye tukabibona, inezezwa n'uko dukura amaso ku byo itarakora, ahubwo tukayishimira ibyo yadukoreye.
kandi inshuti yanjye, ubuzima ni ikintu cy'ingenzi cyane. iyaba wibukaga yuko uriho shitani aguhigira hasi hejuru avuga ati ubwo kumwica byatunaniye reka tumusarishe, uyu munsi ukaba uri muzima, ndagira ngo nkubwire ngo icyo ukibutse washima Imana, wamenya imirimo y'amaboko yayo, hanyuma ugafata umwanya wo gushima. Shimira Imana hera hayo, wishimire mu isanzure, wishimire iby'imbaraga yakoze, wishimire iby'imbaraga yakoze, wishimire imirimo yayo itangaje, wishimire gukomera kwayo kwinshi. Ufate inanga ucurange, ufate neberu, ufate ingoma, uvuze ingoma. Umutima ushima, umutima ushima. Imana irawukunda, kandi gushima Imana biyitera gukora. Nanjye ndanezerewe, umutima wanjye uranezerewe, ndumva mfite amashimwe. Maze iminsi ndwaye, ubuzima butameze neza, ariko ndashimira Imana yuko nakize. Ndashimira Imana yuko uyu munsi ndi guhumeka, uyu munsi ndi muzima. Ndanezerewe cyane, umutima uranezerewe, kuko Imana inyongereye uburame ikaba impaye ubuzima. Kwicara ukumva nta kintu Imana yagukoreye, ntabwo ari uko ntacyo yakoze, ahubwo ni uko shitani yaguhumye amaso. Ariko ndagusengeye ngo Imana yitwa Uwiteka iguhumura amaso, umenye iby'Imana yagukoreye, hanyuma biragutera gushima. Reka dusenge. Isengesho dusenga ni isengesho ryo gushima. Tugiye gusenga isengesho ryo gushima, tubwire Uwiteka, tumubwire ngo warakoze kuturinda, warakoze kuko uduhaye ubuzima. Kandi inshuti yanjye, umuntu w'Imana umva uko ateye. Umuntu w'Imana iyo akoze impanuka agacika akaguru, akanguka nihishurirwa rikomeye cyane ry'uko shitani atashakaga akaguru kamwe, ahubwo yashakaga yose. Agahita avuga ati Uwiteka, ndagushimye kuko nsigaranye kamwe. Nuko bikwiriye kugenda. Shima Imana. Umuntu wese ahari ahava akagera, umuntu wese afite ibyo yashimira Imana. Umuntu wese ahava akagera afite amashimwe, hari ibyo yashimira Imana, ahubwo ikibura ni umutima ushima no kunyurwa. Reka dusenge Imana, tuyibwire ngo warakoze kubw'ibi wakoze. Ugenda ubivuga, ubwira Imana ngo warakoze kubw'ibi wakoze. Warakoze kuko wampaye ubuzima. Nubwo ibi ngibi utarabikora, ariko nzi neza yuko uzabikora. Ndabitegereje, sinshidikanya ku mbaraga zawe. Ndakwizeye, nkwizeye nk'umunyamaboko. Nizeye ko uzabikora mu gihe gikwiriye. Mu gihe gikwiriye uzasohoza gukiranuka kwawe. Reka dusenge. Turagushimye Data uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhimbazwe, ushyirwe hejuru, uvugirizwe impundu, ucurangirwe neberu n'imirya y'inanga. Ibyaremwe byose bigushime, mu majwi y'ibizima n'ay'abamarayika. Natwe amajwi yacu yumvikane. Reka ijwi ryanjye rishima ryumvikane, amajwi ya bene Data ashima yumvikane. Turagushima kubw'iby'imbaraga wadukoreye. Turagushima kuko uduhaye ubuzima ukaduha uburame. Turagushima kubw'ibyo wibwira kutugirira, kuko twamenye ko atari ibibi ahubwo ari ibyiza. Himbazwa rero, uhabwe icyubahiro Jehova Rafa. Komeza utunezeze, unezeze imitima yacu. Abari mu bihe by'intimba n'umubabaro baremera amashimwe n'ibyiringiro, kandi ubarinde guheranwa n'amaganya. Urakoze, turagushimye. Kristo Yesu uganze mu mitima yacu, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasaba gukomeza gukora subscribe kuri Tuzatabarwa TV, kugira ngo tujye dukomeza gusangira iby'Imana iduhaye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mukomeze muhererekanye ubutumwa bwiza, muhererekanye video, mukore sharing, kandi mujye mukora like na comment, mutuvugishe kuri Tuzatabarwa TV. Mukomeze kugubwa neza, kandi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.